kujya ku musozi wa Karumeli. Umusozi wa Karumeli aho Eliya yasenze Imana igakora ibitangaza, umuriro uramanuka, imvura iragwa. Tukageza Kishoni turaza kuhaca tugenda. Buriya buvumo twatangiriyemo, reba igice cya 18 Eliya abwira Ahabu amuteranyiriza abantu 18 no ku 19 abami ba mbere 18 nawe aramusubiza ati erega sinjye wateye Isirayeli umuruho, ahubwo Ahabu yaramubwiye ngo niwe wawuteje umuruho nyuma y'imyaka 3 n'igikimvu itako. nawe aramusubiza ati erega sinjye wateye Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bayali. Nuko none ntumirira Abisirayeli bose bateranira ku musozi w'i Karumeli, kandi abahanuzi ba Bayali uko ari 450 n'abahanuzi ba Ashera basangirira ku meza ya Yezebeli uko ari 400. Bureke Eliya yaravuye Isarefati ni mu gihugu cy'Itiro ni Sidoni, ni muri Liba, mu gihugu cy'Abaribano, muzi ko bari haruguru. Noneho agarutse ibintu byarazambye, iki ryarabaye byinshi, amapfa yarabaye menshi. Ahaba kimubona arambwira ngo niwe wateye Isirayeli ibyago. Undi aravuga ati sinjye, ni wowe n'inzu ya so, kuko mwazanye izindi mana nizo zateye ibyago. Atariko none nitujye impaka nyinshi, tumiza Abisirayeli bose ubatumiza ku musozi i Karumeli. Mwabonye aho twari duhagaze ko abonaga Isirayeli hose. Bari abantu kubatumiza bose ngo bazagire ku musozi hejuru, ntabwo byabaye uwo munsi. Rero ico gihe bari babatumije hamwe n'abahanuzi ba Bayali n'abahasheri. Eliya ico gihe yaje muri buri buvumo tuvuyemo gusenga, kugira ngo Imana imuhe imbaraga azaje kurwana no guhamagara umuriro umanuka. Aha asenga haya ku musozi wa Karumeli yakoze isengesho ry'amasegonde 45, ariko amasengesho menshi yari yarangije aramo, kuko yaravuze ngo Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Mana ya Abrahamu ni Imana y'amasezerano. Yaravuze ngo Mana niwe wadusezeranyije utuyiga igihugu, utubwira byinshi kuri Isirayeli. Mana ya Isaka ni Imana y'ibitangaza. Nicyo yarahatse kuvuga, Mana uje gukora ibitangaza aba bantu babone kuri Imana. Mana ya Yakobo uri Imana ihindura, uhindura imitima y'aba bantu uko Yakobo yahindutse akaba Isirayeli, uhindura imitima yabo. Ariko ndi yarafite umwanya wo kubivuga, kuko abandi bari biriwe basenga umunsi wose bashaka kubereka ko Imana yakisubiza mu isegonda. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko yarayatinze hariya muri ya kave tuvuyemo yahariya hasi asenga, yarayimasenga, Mana uzakoresha uzakora ibitanga. Umurimo ukomeye wose w'abakozi b'Imana uhera mu masengero. Niyo mpamvu mbere yo kujya gukora ikintu gikomeye cyose imbere y'abantu, waba uri umupasiteri ugiye kwigisha, waba ugiye kubwiriza abantu gukora iki, jya uyibanziriza amasengesho. Niba ubwiriza isaha imwe, jya usenga umunsi umwe cyangwa iminsi. Amen. Mbere yo gukora akazi k'umwuka, si ukuvuga gusa ngo wihanagure mu maso ngo ugende ukora umurimo w'Imana. Ubanzirizwa amasengesho. Inzu yose kugira ngo ikomere igira urufatiro, kandi urufatiro fondation ntiruboneka, haboneka gusa inzu yo hejuru, ariko igikomeye ni abantu natwe batubona tujya hejuru, ariko imbaraga ni amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Amasengesho ni ikintu gikomeye cyane. Icyo gihe ava hari azamuka rero ku musozi w'i Karumeli, ahamagara umuriro, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo. Bigaragara bimenyekane ko ari wewe Mana muri Isirayeli, ukandi nanjye wandumye ko mugaragara. Ibi ngiye gukora mbikore mu bushake abantu bamenye kuri Imana. Ngo akivuga iryo jambo umuriro uramanuka. Abantu bose baravuga ngo Uwiteka ni we Mana. Mu bundi buryo cyari igihe burayi bavuga ngo Eliya, bivuga ngo Uwiteka ni we Mana. Amen. Ya ni Yehova,
ele ni uwiteka, ya Eliya uwiteka niwe Mana. Basubira mu izina rye, kuko Abisirayeli bitaga abantu amazina y'igihanuzi. Eliya byavuga ngo uwiteka niwe Mana. Yaje ava hakurya ya Yorodani itushibu, hakurya ya Yorodani mu muryango kwa Manase, ariko aza kugarura Imana muri iki gihugu. Rero abantu barayima ngo Eliya uwiteka niwe Mana, uwiteka niwe Mana, bose bikubita hasi. Hanyuma Ahabu aragenda abwira umugore we ko abahanuzi be bashize. Yezebeli avuga ngo ejo ngomba kumwica. Eliya uko yabigenje niki, arahavaza muri ubu buvumo. Ntabwo yagiye hasi, yaja aha niho yaryamye. Dusomere rero 19 ku murongo wa 7, 8, 9. Abami ba mbere 19 murongo wa 7 n'izina rya Yesu. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri. Subira hejuru. Marayika gatandatu arakanguka yenda hunze. Nuko Komeza. ariko agenda wenyine. Subira hatangira hano. Eliya byumvise atyo ya kuri Yezebeli, hanyuma ukomeze Yesu. Dore kuri 19 abami ba mbere 19 kabiri. Yezebeli ahera katuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati, ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe Imana zizabimpore ndetse bikabije. Imana zizabimuhora kuko yamwiciye abahanuzi bati ejo nk'iki gihe nawe nzakwica, nintabikora Imana zizabimpore. Komeza. Eliya byumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize. ajya i Berisheba y'i Buyuda abari hasi b'umugaragu we. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa ati, Uwiteka ndarambiwe, icyabimara ni uko wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta ba sogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati, byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacupa k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. Uru rugendo rwo kuva ku musozi Karumeli rwagombaga kujya i Berisheba, ariko kuko n'urugendo rurerure kuva irya tukuza aha ntabwo yageze i Berisheba uwo munsi, yaje mu nzira. Tradisiyo rero ivuga ko ubu buvumo yabujemo aburyamamo ahabwa imbaraga zo kubasha kugenda urugendo rurerure rw'iminsi 40 ruzamugeza i Berisheba, akava i Berisheba akagera i Horebu ariho ku musozi Sinayi. Rero ikintu Imana yamukoreye, yamuhaye kurya mu bwoba bwinshi no mu ntege nyinshi. Yari wenyine yumva nta wundi umwitayeho, isi yose yamuhaguruka. N'abarye bare babonye ibitangaza by'Imana ntiyagira uvuga ngo numukoraho turakwica, ariko bose baricecekera. Ikibazo tukunze guhura nacyo ni ukugira abantu badukunda ariko baceceka. Urabyumva neza? Abantu bagukunda ariko byaceceka. Nico nawe yarafite. Bari babonye Imana baravuga ngo kwera uyu niwe mukozi w'Imana, ariko igihe cyo kumwica bose bariceceka. Arangije icyo arahunga. Ahantu stop ya mbere yakoze ni muri ubu buvumo rero. Afite ubwoba bwinshi asenga, yacitse intege. Imana imusubiza mu imbaraga. Bavandimwe twasenga ngo Imana iduhe imbaraga, natwe dusubizwe mu imbaraga. Nitugira ubwoba mu buzima bwacu kuko dufite urugendo rurerure, Imana idusubize mu imbaraga. Dusabe n'igaburo ryo mu mwuka, Imana itugaburire imishi ishobora kutugeza aho Imana iduhamagarira kuba. Reka dufatanye dusenge.